Uwo mama wo muri Australia. Uyu ndio no muri Canada ngo yongwe yatumuguma mituro. Hari umuntu. Ituro yari mwemereye ntiyari mu. Uwo muntu bari mu cyerekezo kimwe. Mfite izo record ndanazifite. Uwo muntu urkumva. Uwo muntu urumva? Yego. Ngo numurozi no mupfumu ngaraterekera agendera ku mabati hejuru ninjoro ndetse ngagenda nambaye ubusa. None kugira bya Sirasi by'ukuntu agera muri Australia. Byumve neza uwo muntu wo mu Bugesera. Urumva? Yaramubwiye ngo namwereke ngo igituza cye. Oya buretse gato. Jewe rero umuntu aya manza gajya mu nzanyemo rwose nibereye muri Yesu muvore nimunkoreshe penalty. Yesu we. Yeah. Jewe wari wabimbwiye ibi. Oya. Uwo muntu akubwibyo no mbwibya Sirasi njewe. Urumva uwo muntu wo mu Bugesera. Uwo wundi wo mu Bugesera ubwuzi. Tekereza ko yatsi igitenge uwo mumeri. Akamwaka n'amafaranga. Igitenge uwo muntu akenyera igitenge se? Uva yayamuha. Uwo muntu ndi bumuvuge. Nanjye numva ndi bumuvuge. Ariko oya mu mutsinde nk'abakuru mwuka byara. Mutsinde kuko ibintu byamuho byabikomeye. Oya mbwira yamwatsi igitenge. Kuva yakimuha. Ubundi yarabanje mu proposa ko babana. Akayamuguta Imana yambwiye ngo niweho wanje. Ese umuntu ni umugabo? Okay. Uwo muntu ni umugabo. Nukuvuga ngo uwo turi kuvuga muri Australia ni umugore none uwo muntu wo mu Bugesera ni umugabo wihindura injangwe ninjoro akagenda ku mabati y'abantu urumva ngo iyo gushakaho boro warayimwima azira mwipusi akaza agafata imari akazira mwipusi byanyabyo agafata imari noneho uwo mumama nguti ngiye yangurukanye mu marimbi gutya ngo babaye abasitari mugire ngo ni ibintu biraho byonyine uti Sirasi afite imbaraga. Sirasi yakuye ko Sirasi bamenyeye gute rero sasa? Buretse gato. Wowe buretse gato. Nere kuvuma izo nengewe. Sirasi kanuzi afite imbaraga zishobora kumukura muri gereza. Gereza ikagira ngo iracyamufunze. Uti kandi bakaba bari kumubona mu igororero ntibabashe no kubona ko ari ku mbuga nkoranyambaga. Babona bakayogira ngo ni ibiganiro byabaye. Akajya koga nk'abandi akajya mu bwihera akagira uti ko ngiye Sirasi yansangaga hano muri Australia ari aho mu Rwanda. Nishyashye reka tuyumve. Oya keza winca mwijambo. Bese nkubwire Justin no kuvuga ngo Sirasi muri gereza babona ko ariyo. Kandi binarise yabivuze mu mpamya bagira ngo arabeshye. Reka nkubwire. Njye mama yarambwiye n'ubwo buranyica. Urumva? Uravuga ati umuntu nyana. None akajyamo amayidi nzi nanjye. Gutya akajyamo ibintu nzi. Arambwira uti arambwira uti mwebwe Sirasi muramwitiranya muzarinda munapfa nta muntu umubonyeho ikosa. Uti noneho igihe kigiye kuzagera kandi ubwo bazabibona ko uwo mumama yarabimbwiye umwana mwemere amufashe mubibone mwese ashingire nk'ikintu kigaragara n'uwo mwana divine uti kandi imbaraga afite abantu bose bazajya bavuga wakoze urakabyara urumva ubu ngubu umuntu ugiye kubikizira ni umugore we yabimbwiye umugore we bataramujwigiriza koko mpita mbona yarambwiye uti wowe bintu utazi jisita Sirasi azajya agendera mu kintu runaka ajwigiriza uriya mugore amukande neza utu umugore yanire jya kumva ngo Helena yabaye umusazi ampa n'ibimenyetso arambwira ngo yarasaze yarambwiye ngo keretse wenda mbere yuko bamukubita jido nyuma bo kumukubita jido yesasara umva Helena yarasaze aba umusazi arirukanka tora n'amabuye akajya akubita abantu kandi yavugaga biriya twari tuzi ko Salomo agiye kuvamo Sirasi mu bantu basuye Sirasi bwa mbere akiva muri gereza ngo banararanye ngo bakiyamburana n'ububogisa uri kumva Salomo abagabo se Salomo arabivuze urumva ndetse Salomo yanahamije ko ahantu mu Gatsata urumva hari ahantu Sirasi yacyuye umugore. Ibyo byo ni inkuru ishaje. Yacyuye undi mugore utari Jane Utari Jane? Utagira ngo ni Jane. Ntahize ngo ni Jane. Oya ntago ari Jane. Jane sari.
ntumbaze iyo ari mu bigori bamushugunye ibishanga mwebwe mwabantu mwe ni mwebwe mutuma divine amushuka ko binyuze muri Salomo bari kuvugana bose bahuje imirongo ayo majwi ndaje nze mbaterekeremo mu minsi iri imbere urumva arimo amubwira genda nzaza tuganire nkushakira igishoro ujya kwa Mutangana kurangura iki imbuto ucuruze nk'abandi kandi ubu ikintu kimbabajirije umutima ni izina Kariza yise umwana wanjye hariya yamwisiri njyewe namwise njye wise umwana wa Silas izina Silas nakwitiye umwana izina kuko utari uhari mu gihe utari uhari mu gihe umwana yari yabuze ise nemera kumubera nyirakuru mwita izina byumvikanye n'umuryango iryo zina rizakubangamira iteka wamwisire zina ze namwise ariko nirambwiye ati ariko buretse ngo temwanyaje gatoya temwanyaje ntirekeramo temwanyaje twimanukira hari umumama uri muri Australia Marene se aherutse kumpamagara mu gitondo cya bunani arambwira uti narakubonye weho na Kariza muri kuvuga ku bintu bya Silas uti nubwo abantu babaseka Silas ntimumuzi uti Silas n'undi umwe muntu we mu Bugesera ubwo ngenda ndamuzinzitse nuriya nyine uti Silas uti n'umwe mu bantu nge yajyaga aza hano akansanga muri Australia akajya nsimbukana nk'akanyawo akandya n'inza yawe yagendagenda nawe yaba yarakuvugije kare hari umumama wambwiye ngo umuntu nashatse kuvuga urumva ngo agendera hejuru ninjoro ibyo muntu nagize ko babivugaho ni Yongwe Yongwe yagendaga mu nde ngo uwo muntu wabimbwiye Yongwe agenda Bese yaramubona gutya sinzira akajya kora gutya ariko pase wo twari twicaranye ahangaha wose nabikubwiye ntari umumama wo muri Canada wambwiye ngo Yongwe yamwatse Sisara yamwima we yaranabimbwiye Yongwe aramubwira uturambona bigeze ninjoro uwo mumama hariho kamera muri room ye we muteraga ngo mu buryo bw'ikusi imbeba wo muri Canada we turavuga wa undi uvuze ngo ntuze ngo Silas yamuteraga mu buryo bw'injangwe ibuka yanjangwe imwe Helena yirukanye ayirukana hehe ayirukana iwe iyo njangwe niyo yabaye intandaro y'ibisazi yabonye injangwe arakubita yakubisa arasara injangwe arakubita arirukana arakubisa arasara uko injangwe igiye nawe afatiraho Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe bifurize kugira umwaka mwiza 2026 umwaka wabere w'umugisha mu mwaka wabere w'urukundo ubabere ubisubizo mu izina rya Yesu ndishimye ko wongera guhura namwe nkabandi kubasha kuvuga mu kanyumva hari benshi batakiriho kuburiho nawe rero nicyo gishoro ibindi bizemera tugiye kwinjira mu mwaka mushya 2026 no mwaka twifuza ko mwese wababera ubisubizo rero kugira ngo byose bize kugira neza cyane ndi kumwe na Pasteur Justin ndi kumwe n'umuramyi Kariza Queen ko yaryo ubyuka kuri umuramyi kari mushumba Yesu ashimwe cyane ahimbazwe urakomeye ndashima Imana banza muri iyi minsi ariko uyu mwaka utangiye neza ndabona usa neza umukuntu banza hari ingamba nshya uwinjiranyemo suza abantu bacu karibu turabasuhuje ahubwo ingamba nshya nizo nyine kubigumamo neza ngaho ubundi se wagize ngo ngire ngo nuriya mu minisitiri witwa utuma twishima yavuze ngo nubwo ngo umwaka ari mushya ngo ahubwo siko mbona uriya minisitiri Musa ngo ariko abantu bose bashya uriya minisitiri ndabona mufitemo agasura ngo nitwirare ngo yashatse kuvuga ko abantu batigeze bahinduka nawe ari mu bantu bagize umwaka mu bahari yabaye hawe inshingano nshya sigari MP urumva ariko nk'ako kantu ukuntu gakomeye karimo inyurabwenge ikomeye cyane abagira ngo akebure rubanda gukuriya ngo nubwo umwaka ari mushya n'urubyiruko bari gukebura urubyiruko abantu bo ntibahindutse kandi koko abantu ntibaranahinduka abo wabanye nabo muri uriya mwaka nibo mukiri kumwe rega icyahindutse ni 5 yavuyeho 6 ibindi byo ni bya bindi ibindi byo ni bya bindi
kuko uzi ko njyewe uyu mwaka ni no mu bantu tudashobora kuzaberana mwiza nuko ndi kuwukubitisha imbaraga z'impande zose kubunana umuntu arambwiye uti weho bujya ku muhanda ndaje nze nkohereza $100 basi we namanutse ntebe ndagenda mpagarara ku muhanda ngiye kureba nsanga telefone yayiborotse cyane akimuhana najya akazi mwohereza nziza. voice uti nahageze nkabona none se ku muhanda ngenda nshaka kubaza ku muhanda niho wari ugiye kuyazana yarakubwiye ngo azajya kwishyura ku $100 uhita uvuga ati oya yarambwiye kwigenda ujya aho wahira ugura n'akaboga ati nzajya nohereza kuri kode mu Rwanda rero dufite ukuntu twishyura kuri kode utishyuye cash barakubwira ati nge nzajya nkwishyurira kuri kode wapi yari kumwohereza $100 kaza kuri telefone wakirwanaho ujya uhahira ati bugenda aho uhahira ati urajya kugerayo amafaranga yakugezeho nta ibintu byagoraniye cyane yaraguye mu nzira akariwe bimeze bite uyu mwaka utangiye gute nyakubyara utangiye neza meze neza Yego. ndashima Imana wonderful ndashima Imana n'abantu bakeya nizere ko ndimo kareka agurimo nizere ko Justin arimo ahubwo umaze iminsi uri he ndi ubutumwa bw'akazi bw'amahoro abantu barambwiye ngo nagiye ngo gutyo ngo kugira ngo wagiye umaze iminsi uri hehe Imana yanjye pasi umaze iminsi uba hehe mu by'ukuri udaheruka n'abantu kumana barakubuza baza Justin ni uhaza amaze iminsi abahera yagiye mu kazi cyangwa ari mu kwabuki ntawamenye mu kazi ntawamenye iby'iyi minsi uyu muntu yagiye nta atazwi irengero abantu baratabaza wigeze wumva umuntu utabaza ko naburi birengera baba babizi ko yagiye mu kazi yari yagiye mu kazi ari umurimo w'Imana twari turimo turawunoza neza kandi yabaye umushumba nuko atarabibwira abantu kuko atagusengeye se tureba ariko data we uzi ko udakurikirana ngiye gutangira inshingano vuba njye nabaye pasiteri namaze kwimika bagusize amavuta nka yayandi gutya yo mu ihembe twimikishijwe ariko ngize amahirwe nicaranye n'umushumba hari amavuta muza hari ahantu nigeze kubona umuntu w'umugore bamusukaho amavuta niba ari ay'ubuto niba ari amamesa ntago mbizi ariya mavuta muza mugasuka ari amavuta ntuyasuzugure ariya yahindura ibyatsi bikayiruka amafaranga ariya si amavuta asanzwe ni ay'ubuto cyangwa ni erayo ikintu cyose rero buriya gihabwa ububasha n'ubushobozi n'abakiguhaye uzi impamvu umunyeshuri yiga ariko akagera ahantu bakazamuha diporome buriya ubu umunyeshuri wasoje kwiga ntabwe diporome aba ababaye cyane rero iriya nayo aba ari diporome ibihindura umuntu umushumba aba yarabikoze kera ubwo ububasha bukora cya kintu niyo akora ibitangaza ari none se kuki ujya kwaka akazi bakagusaba diporome rero ariya nyine natwe ariya mavuta rero natwe ndagira ngo mbigusobanure neza ni impamyabushobozi yego n'impamyabumenyi nyine yuko ibyo bintu bikwiriye gusa uyu mwaka wabaye mwiza cyane hanyuma ashobora ariya mavuta ari n'abayagura ahubwo nabonye hari n'abayagura ahubwo ikintu cyanshimishije nabonye uvuze ibya pasiteri nibuka ejo bundi ko Pastor Mutesi yanditse ko ashobora kuba agiye kujya muri ADPR agiye gusura muri ADPR Pastor Mutesi kandi huye ni byiza hari abashumba donc urumva kubaha amavuta muri ADPR ubushumba yabukize bazamuha kuyoborara hari abagore baba yarabyemeye abagore yemeye ko abagore baba bashumba yego hari nabo basengeye ejo bundi hari n'umwe wagiye kubatiza umuntu aramunanira kumwegura se hehe umumama nizere ko atari mushuti wanjye yagiye kumubatiza gutya ewana kumukurayo biranga neza imbaraga nyine z'abagore inzabya zoroshye bigaragara ko Izayi umuyobozi mukuru twemera ko aho azajyaho igikorwa cy'abamama ajya ashyiramo n'umushumba w'umugabo kuko hari imirimo abagabo biriya bintu by'imbaraga ariko hari abagore baba ari ibifaru oya ariko azajya ashyiramo n'abantu b'abapapa hari ikindi kintu ngewe mfiteho amatsiko tukiri kuri izo mbaraga z'abashumba cyangwa se n'imbaraga z'amavuta urumva hari ukuntu umuntu aza abantu bose basigaye bavuga indimi nshya ni indimi nshya cyane indimi z'umwuka wera vuga indimi birahagije indimi urumva
ugasanga ari kuvuga mu rurimi ugasanga ari kuvuga mu rurimi nyine runaka ngo rw'umwuka wera urumva ziriya ndimi ko numvishije hari abavuga ngo shikarete bakavuga ngo nta kintu kibura abamana bakavuga ngo zopaya bakavuga ngo bagitirimu ngo kinini ngo kororekini ushobora kuba ushaje niba uzi bagitirimu uzi icyaha mbonye Imana iri kugushinja muri iyi minsi murondore urumva murondore ni ugushaka kugenzura icyo twita imyuka iyo mpano utayifite noneho uyu mushumba avuze ngo imyuka ni umwuka wera kandi aba ari umwe ugiye mu byo kugenzura impano yitwa kugenzura igenzura imyuka ikareba umwuka wa nyawo n'umwuka utari uwa nyawo niyo mpamvu byitwa imyuka ibyo bintu warabisigiwe umwuka ntabwo ugenzura hanyuma ngenda ndashaka kwibaza ibyo bintu mu bitandukanyiriza hehe ko hari umuntu ushobora gusinda akajya mu ndimi mbakubwire rero akavuga imyuka akavuga izo za bagitirimu mvuze ngo natangira n'ikiganiro neza kambanze nkusobanurire uretse kwigira nyoni nyinshi nabonye uririmba indirimbo zihimbaza Imana umuntu akuyobeyeho yavangiwe yaba yasinze atasinze wabiyoberwa ntabwo nabiyoberwa impamvu ngende kukubaza oya reka mbaze mubwire uhura n'umuntu wavangiye uzamushwishwe arega impamvu ndi kukubaza kudandabirana akakubwira ikintu ukavuga ngo nyamaze iki kintu nubwo yasinze kanyitondera uzacyitwararika impamvu ndi kukubaza hari abantu benshi baba badukurikiye urumva njyewe wenda naba ngiye kuvuga ngo biki wenda ngo ndi kwibarisha ndabizi neza ko nanjye ndakijijwe use ko umuntu araje aje kuturoga ukanga ko duhura nawe pasi umwuka w'Imana yarandimo ubwo ibyo turabizi umuntu yaraje none uroga amacano se oya umuntu rwose yaratugendereye neza nabwiye Pastor Juste ndamubwira ati Juste nubwo ugiye guhura n'uriya muntu wirinde kuko uriya muntu aje kukuroga mpita mbyihorera kandi tukibireka yahise agaragaza ko nyine hari ikintu cyakigize ute cyakimuzanye njye mpamya yuko nta kintu kibura pirate ntacyo kandi noneho abantu benshi iyo ubonye ibona barangura pirate kubera ko pirate hari ukuntu umuntu akubwira uti hariya bari kuguhenda ngwino ngewe ncuruza gutya akanajya kwereka ko bifite karite rero no mu buryo bw'umwuka no mu buryo bwo guhanura n'imisengere abantu benshi bakurikira pirate noneho bakirengagiza abafite umwuka wa nyawo kuko abafite umwuka wa nyawo ntago baba bafite ibintu bireshya abakiriya kuko baba bafite inshingano ivuga ngo akeza karigura nuvuga ngo rero abantu bafite pirate bo bakunda kujya ahantu hagaragara kugira ngo abantu bose bagire ute bababone iyo mari niyo mpamvu umuntu azazana agatitira cyane akavuga no mu ndimi akavuga abo yagiye asengera ariko umwaka ugashira twe tutarabona uje gushima Imana ko yanamusengeye ahubwo tukabona feedback zituruka ahantu bavuga uto umuntu yandiriye amafaranga narantuburiye yarambwiye ngo nkora iki sinabonye Papa King se kariza mukoze ikiganiro rero nukuvuga ngo umuntu wese ucuruza pirate baramuyoboka uzarebe nk'iyo umuntu aje hanura intambara ku Rwanda ubona barimo babireba cyane arimo ubona ko atari kumwe n'ubuyobozi bw'igihugu abantu barahaza bakabireba nyine bakandika n'amakomenti menshi bakamuhindura umwere hari abantu barwaye hahamuka ry'uko u Rwanda rwateye imbere abarundi urumva abo rero kuba bararwaye hahamuka ntago abayobozi b'u Burundi ubu uyu munsi none kubera u Rwanda rwacyashya abahanuzi b'ibinyoma rukabacyaha umuhanuzi wese uzigaye wicara ku mbuga nkoranyambaga se yanurira ku Burundi butewe kudeta ku Burundi ngo abarundi ngo barapfuye nyine basigaye bihanurira abarundi kuko ntawe uzabajyana kubafunga ariko ubwo subwo abahanuzi b'ibinyoma nabibinyoma nese uragira ngo arindi nabibinyoma se gusa ni babandi binda ntago bigezwe hoya bibiri bita ibibuno abo nabahanuzi b'ibibuno iryo jambo ryanditse hera umuhanuzi w'ikibuno abaho riranditse ngo abo bibiri bita abahanuzi nabo bibiri ivuga ko ari ibigoryi hari yabitwa ibigoryi bagiye gushinja na boti kugira ngo yakwe uruzabibu rwe bahamagarijwe gushinja ariko ibyo batigeze babona abo rero biraravuze ngo nuko hahamagazwa abagabo b'ibigoryi rero abahanuzi bahanura bose Imana itavuze bibiri bita ibibuno
Pasi uri gushaka si cyanditswe kera Ibyo byo birahari. ukiri gushaka icyanditswe kera Ndashaka kugira ngo kari tunanyaruke turaza kubigarukaho cyane. Uyu mwaka twabonyemo intambara nyinshi cyane. Nibwo twabonye izina Kariza ritumbagiriye ku muntu bita Sirasi. Kariza ngo Sirasi yaramuzamuye ngo Kariza Sirasi arakugaburiye yaramaze. Yarakugaburiye Sirasi twabonye ko izina ry'agaso cyane. Tubwire Tubwire gatoya ku bya Sirasi tunabigarukaho. Nabonye Juste nawe yarabigarutsemo cyane ariko cyane. Juste reka nkushimire buriya kera mwari musinziriye. Urabakangura. Kera ushobora kuba nawe mu bantu basinziriye wari urimo ariko ndashima Imana ko wakangutse. N'abandi bagisinziriye bazakanguka kuko niyo intego mfite. Urugero ibya Sirasi bimeze bite? Ubundi nabonye urabigarutseho cyane yenda kuri uyu mwaka ushize najya ngo tubwire ku mwana wawe na Sirasi. Nabonye bamwe bavuga ngo warozwe, ari umunsi nabonye apostinga ngo Kariza ngo yarozwe. Nari mpfuye nubwo mutansuye nta. Byagenze gute ubundi? Barakuroze koko cyangwa ni ya malaria iza ngo nuko? Ntabwo ari malaria, nari ndwaye ikintu bita ibirozi by'ibihuhwerano. N'ubuhuhwerano. Ibirozi by'ibihuhwerano. Bari warozwe se koko? Banyoherereje Nyabingi, urumva? Ziragenda ziramforomata. Ni ingesera se ni yahe? Ni ingesera ariko hari zivanze n'indundi. Ariko Nyabingi ntago bayohereza. Reka guharura umunyamwuka. Nyabingi ntago bayohereza. Nyabingi nuvuga ngo ahubwo bagutongera. Barayitongereye nyine iraza. We biriseriye ntago. Byagenze gute gatoya? Bakohereje ubwo ni nk'amahembe cyangwa se kuko wowe na Helena muri mu bantu bakunda kugaruka ku bintu bakavuga ngo cyane n'ibitega. Hoyaha namaze ibyumweru kwaye urumva ariko nanasenga. Mwabantu mwe musenge nubwo turi kuvuga ngo ibiki n'ibiki by'Imana mukabikerensa musenge isengesho rirarema rigahanaguraho ikibi cyose. Ariko tugaruke gatoya ku mwana wawe na Sirasi na Helena nabonye ya wari kumbaza wijya ku wenda ndashaka ko tujye tufokasinga kuri icyo kintu wenda ibyo by'amahembe tubireke ibintu by'uburozi bidafite ibimenyetso bishobora gusiga abantu icyashaka n'atari byiza. Uburozi ntuse hari uwo mentioninze ngo yarandoze. Zinuze ko ari ingesera zivanga kamanza n'indundi. Ingesera se izaturutse he? Ingesera se Sirasi ni utuye mu Bugesera wenyine. Kandi mu Bugesera hari n'umupaka ujya wenda nukuvuga ngo zirambuka rimwe ziba ziri mu Bugesera ubundi zikaba ziri mu Burundi. Nuko tubwira. Urumva? Nuko rero ndarwara ngira ngo abantu bo ku mpanuro ntago bigeze bamenya hari ko nararwaye urumva banyohereje ibitega mwabavandimwe mwe umva ndagenda zirampinahina abandi bashaka kunyoherereza ngo ubutuna hari hari umuntu wambwiye ngo se Kari uri bwacyagiye dukorera ikiganiro yaramwe ngo Kari ngo ko umuntu utari gukanura neza ngo ubwo niwasanga kuko baraguhumanyije ngo ubutuna nibwe Salomo namwise nyamaradiyo wowe ndove muri karema radio yakora amaradiyo uriya rero niyo hayiwe ikiraka urumva cyo gushimuka ta Divine baragenda bamukura mu Bugesera ahubwo yabanaga na Divine mu nzu ongeraho nawe nyine ari kwiriraho yafatagaho iminsi 5 yose urumva Divine sarabyemera ko yafatagaho cya nka databuje byagenze gute Kari amajwi tuba tuyafite urumva nukuvuga ngo maze iminsi nta matiko y'ibintu wowe ntago ubizi maze iminsi wagira ngo mvuye nko muri akubuziko ariko akubuziko Sirasi nakomeye iyo Sirasi tumuvuza umwaka oya Sirasi impamvu rigana none ariko Sirasi jya umenya umuntu wakoreye Imana ntabwo ajya bamutoye Sirasi ziko nako aho uri hose ubu ngubu bumva utari kwicinya icyara y'abantu bakuvuze umwaka wose yicinye icyara bana bari kwicinya icyara uzabimenya neza Imana imutegurira bombe ntago Imana ari gutuma Sirasi afungwa ntago ari gufungwa ngo agende ajye muri gereza urumva kubera yuko amaso y'abantu ntago yari kuzajya bari kumubona yari kuzaba arihishe Sirasi Imana yatumye afunguka kugira ngo azabere akabarore mbese abe nk'idarapo buri muntu wese amubone kandi Sirasi ibyo yatakaje kiriya gihe ntabwo azigera yongera kubigarura ukundi
iyi Imana igiye aho kugira ngo iguhombe ngo iraguhombanya ariko reka nkubwire urugero Justin nk'ubu abantu bafunzwe tumenya amakuru yabo gakeya sibyo uko byagenda kose ntumenya ngo umuntu byagenze gutya ariko nukuvuga ngo Imana ibifite impamvu urumva hari bura n'ukundi kuntu byagenze kugira ngo abe yajya hanze kugira ngo agende abumwere urumva hanyuma Imana izi kwanike neza wowe Silas Imana igiye kukwanika kukabarore urahanuye se cyangwa uri kukabarore Imana izakwanika kabarore se ko mu Mutara na Uganda igushyire ku itara kandi narakubwiye ngo nudasenga Silas agomba gusenga kugira ngo Imana yongere imugirire icyizere ntagamanyanga azatuma Silas yongera kugarurirwa icyizere cyangwa se ibinyoma ntago bizatuma ari umuntu wongera kukugirira icyizere wowe jya ku rufatiro buri kintu cyatumye iriya gereza uyikira ntago ukizi ni ukugira ngo Imana izi gushire haraguka rubanda nose ndashaka kumenya Divine ikimara gushimutwa byo narabyumviseho uriya Salomo yaramujyanye ngo amubere umugore reka mbaze mubwire ntabi nukuvuga ngo Bibiliya reka ndaje Bibiliya ivuga neza yuko urumva ikintu cyakorewe ndaje nze nguhereze mikoro ikintu cyakorewe mu mabanga urumubwire ntaje kimwe cyakorewe mu gishuti tuzajya kukarubanda kitazajya kukarubanda biriya twari tuzi ko Salomo agiye kuvamo Silas mu bantu basuye Silas bwa mbere akiva muri gereza ngo banararanye ngo bakiyamburana n'ububogisa uri kumva Salomo abagabo se Salomo arabivuze urumva ndetse Salomo yanahamije ko ahantu mu Gatsata urumva hari ahantu Silas yacyuye umugore ibyo byo ni inkuru ishaje yacyuye undi mugore utari Jane utagira ngo ni Jane ntahize ngo ni Jane oya ntago ari Jane Jane sari ntumbaze yari mu bigori bamujugunye ibishanga shikarete ishizemo uburyohe nuko twebwe nje na Kariza twagiye kureba Divine ngo tumukoreshe inkuru tumubaza impamvu abanyamakuru bagiyeho harimo na Salomo akavuga ko Kariza yagiye amushuka mu bintu byose twebwe turagenda ngira n'abantu ngana naho ndabwutejo nge nzajya uko toka Satani kigana ne wari wagikoze toka Satani kigana ne wari wagikoze na Salomo yego kuvuga ngo toka Satani uri kumva yajyanywe na Salomo Silas yahaye mission Salomo ahita areba toka Shitani Salomo nge warambwira ubwo yashatse nanga kujyayo nanze kujyayo ahubwo duteguye ukuntu tuzajyayo nge mbwira umwe mu bo twari turi gukora dutejo nzajya mu Bugesera nimba ako kanya yarahise abwira Salomo ko tuzindukirayo Salomo yasamagara Silas aravuga uti nge none nta mafaranga mfite Salomo ahita akora muye abwira Divine ngo tega ikuvana aho ngaho ikugeze hano ikugeza aha ngaha mbakatikati mu gashyushya ka Karuruma imukuye hahanduze unesha nka 20 ubwo uzi reka tubwire ya Mana yacu hize ngo ni ya mpano oya ntago ari ya mpano oya ya mpano wapi ntago abantu nkabarangiye njye mbavugaho kubera yuko nge nirebera ibintu biri hariya biriya nibyo ku mihanda urumva ya Mana yacu urumva imwireba ibihishe urumva imwireba mu mutima yarangiza akavuga ati reka nkute hanze habayeho kumvikana bukeya harya nirihe jambo rivuga ngo Imana yabanyuranyije indimi ntibumvikana igihe bari bagambiriye kubaka umunara uyigeraho umunara w'Ibabeli hanyuma Imana yanyuranyije indimi urumva inyuranye ururimi rwa Salomo inyuranya n'ururimi rwa Silas na Divine bareka kumvikana kugira ngo ukuri kujya habona ariko muri iyi minsi dufite abantu bataremera dufite abantu tukiri kurwana nabo bantu uje kubona ukabona aje muri comment ngo Silas ngo nagati kateretswe n'Imana ngo ntago gahungabana ngo Silas ngo muramushaka iki urumva mwebwe mwabantu mwe ni mwebwe mutuma Divine amushuka ko binyuze muri Salomo bari kuvugana bose bahuje imirongo ayo majwi ndaje nze mbaterekere mu minsi iri imbere urumva arimo amubwira
genda nzaza tuganire nkushakire igishoro ujya kwa Mutangana kurangura iki imbuto ucuruze nk'abandi kandi ubu ikintu kimbabajirije umutima ni izina Kariza yise umwana wanjye. hariya yamwise iri njyewe namwise njye wise umwana wa Sirasi izina. Sirasi nakwitiye umwana izina kuko utari uhari mu gihe utari uhari, mu gihe umwana yari yabuze ise nemera kumubera nyirakuru mwita izina byumvikanye n'umuryango. Iryo zina rizakubangamira iteka kumana wamwise iri zina ze namwise Akariza Evi Gadiera. Iryo zina mugihe izina narashaka kurikura rizaguhagama kubera koshara nawe uranduranya iryo zina basi sire nawe ngwite bya Yesu ni ku murongo iryo umurongo hari yaje mundi njye rumva Kariza namubwiye ngo umwana ngwite bya Yesu ni ku murongo no Pastor Justin tubwire izina rya ibya Yesu ni ku murongo rifite amateka mabi. ariko nirambwiye ati ariko buretse ngo temwanyaje gatoya temwanyaje nterekeramo temwanyaje twimanukira. hari umumama uri muri Australia Marene se aherutse kumpamagara mu gitondo cya bunani arambwira uti narakubonye weho na Kariza muri kuvuga ku bintu bya Sirasi uti nubwo abantu babaseka Sirasi ntimumuzi uti Sirasi n'undi umwe muntu we mu Bugesera ubwo nge ndamuzinzitse nuriya nyine uti Sirasi uti n'umwe mu bantu nge yajyaga aza hano akansanga aha muri Australia akajya nsimbukana nk'akanyawo akandya n'inza yawe yagendagendeye nawe yaba yarakuvugije kare. hari umumama wambwiye ngo umuntu nashatse kuvuga urumva ngo agendera hejuru ninjoro. ibyo muntu nagize kuba bivugaho ni Yongwe. Yongwe yagendaga mu mbere ngo uwo muntu wabimbwiye Yongwe agendera mu mbere. uwo mumama n'umumama wo muri Australia uyu ndiwe no muri Canada ngo Yongwe yatse umumama ituro hari umuntu ituro yari mwemereye ntiyari mu uwo muntu bari mu cyerekezo kimwe mfite izo record ndanazifite. Nanjye ndazifite uwo muntu urumva uwo muntu urumva yego ngo ni umurozi ni umupfumu ngo araterekera agendera ku mabati hejuru ninjoro ndetse ngagenda nambaye ubusa. noneho kugira ngo bya Sirasi by'ukuntu agera muri Australia byumve neza uwo muntu wo mu Bugesera urumva yaramubwiye ngo namwereke ngo igituza cye oya buretse gato njyewe rero umuntu aya manza akajya mu nzanyemo rwose nibereye muri Yesu muvure nimunkoreshe penalty Yesu we yeee wari wabimbwiye ibi bintu oya uwo muntu wakubwiye ibyo nambwiye bya Sirasi njyewe urumva uwo muntu wo mu Bugesera uwo wundi wo mu Bugesera ubwuzi tekereza ko yatse igitenge uwo mumeri akamwaka n'amafaranga igitenge uwo muntu akenyera igitenge se kuva yayamuha uwo muntu ndi bumuvuge nanjye numva ndi bumuvuge ariko oya mu mutsinde nk'abakuru mwuka byaramo umutsinde kuko ibintu byamuho byaba bikomeye oya mbwira yamwatse igitenge kuva yakimuha ubundi yarabanje amuporopoza ko babana akayamuga uti Imana yambwiye ngo niweho wanjye. ese uwo muntu ni umugabo okay uwo muntu ni umugabo ni ukuvuga ngo uwo turi kuvuga wo muri Australia ni umugore none uwo muntu wo mu Bugesera ni umugabo wihindura injangwe ninjoro akagenda ku mabati y'abantu urumva ngo iyo agushakaho boro warayimwima azira mu ipusi akaza agafata imari akazira mu ipusi bya nyabyo agafata imari noneho uwo mama yambwiye uti ngiye yangurukanye mu marimbi gutya angurukana mu marimbi. ndashaka ko tubishyire ku murongo iyi nkuru abantu bari kwiyumva mu kavuyo Justin rero nzi kuzi kuba ari inkuru neza uwo mama yaraguhamagaye akubwira ibya Sirasi azana muri by'uwo muntu wundi yego bimeze bite yitubwire neza imbumbe uyu mama yarampamagaye kagira inkuru arambwira ati iyi nkuru muyumve imbumbe arambwira uti rwose Imana iguha umugisha tari ibintu ujya ugenda uvuga kuri abo bagore bo mu Rwanda n'ibiki utabo bagore bose utinda bazi utariko kuri Sirasi we
point d'interrogation ndagira ngo mukubwire neza ushyiraho akabazo bazabona abantu bataruka babyina ngo babaye abasitari mugire ngo ni ibintu biri aho byonyine uti Silas afite imbaraga. Silas yakuye ko Silas bamenyeye gute rero sasa buretse gato wowe buretse gato nere kuvuma izo nengewe Silas kanuze afite imbaraga zishobora kumukura muri gereza ikagira ngo iracyamufunze uti kandi bakaba bari kumubona mu igororero ntibabashe no kubona ko ari ku mbuga nkoranyambaga babona bakayagira ngo ni ibiganiro byabaye akajya koga nk'abandi akajya mu bwihera akagira uti ko ngiye Silas yansangaga hano muri Australia ari aho mu Rwanda nishyashye reka tuyumve mbese nkubwire Justin ni ukuvuga ngo Silas muri gereza babona ko ariyo kandi Narisa yabivuze mu mpamya bagira ngo arabeshye reka nkubwire njye mama yarambwiye n'ubwo buranyica urumva none akajyamo amayidi nzi nanjye gutya akajyamo ibintu nzi arambwira uti arambwira uti mwebwe Silas muramwitiranya muzarinda munapfa nta muntu umubonyeho ikosa uti noneho igihe kigiye kuzagera kandi ubwo bazabibona ko uwo mumama yarabimbwiye umwana mwemere amufashe mubibone mwese ashingire nk'ikintu kigaragara n'uwo mwana divine uti kandi imbaraga afite abantu bose bazajya bavuga wakoze urakabyara uti ubu ngubu umuntu ugiye kuba ikizira ni umugore we yabimbwiye umugore we bataramujwigiriza koko mpita mbona yarambwiye uti wowe bintu utazi Justin Silas azajya agendera mu kintu runaka ajwigiriza uriya mugore amukande neza uti umugore yanire jya kumva ngo Helena yabaye umusazi ampa n'ibimenyetso arambwira ngo yarasaze yarambwiye ngo keretse wenda mbere yuko bamukubita jido nyuma bo kumukubita jido yesasara umva Helena yarasaze aba umusazi arirukanka tora n'amabuye akajya akubita abantu kandi yasaraga avuga ngo ibisazi byamuvugishaga ko bigiye kumwohereza mu ipine y'imodoka y'ikamyo ngo ajye mu ipine y'imodoka ngo abana bajye ahantu bita ngo niba ari mu kabereka simbizi ako yarasaze abaturage bahari Bugesera ndabizi ko badukurikirana batubwiye niba tubeshya ndetse n'ubuyobozi bw'umudugudu bwaho burabizi cyane ni ukuvuga ngo amvera imuzi arambwira uti nge uyu muntu wo mu Bugesera wundi twarateretanye ansaba urukundo ndashaka umugore amenye gute na Silas kumenyana n'uyu mugore ni mu buryo bwa sapoti urumva yamuhaye yita kuri wa mwana Georgette bitabye Imana ndetse urumva hari kwa kundi uririmba ibintu ugafashwa ngo bavuga ko urimo amadeni ariko uyu mumama uko yagiye asenga rero Imana itimuhishurira Silas ari gufasha uwo ari we yego yamenya Silas amufasha ku bwa wa mwana anamusapotinga kubw'umuziki ni abantu benshi cyane babikoze ibyo kuririmba ugafashwa umuntu akagukunda sibyo urumva none hariko akantu yanyurijemo yarambwiye ngo nuko ari ikintu aba diaspora batanazi ngo bazajye bagiye gufasha bakabanza bagasenga shaka bise urumva noneho arangije nyine uri kumva mbwiye ibyo turaganiriye iyo story zo muntu wo mu Bugesera rero ntago ari ubundi yari yaje kumbwira ya Silas kuyo mu Bugesera nawe yari imwerekeyeho none se Silas yaje yamuteraga gute kandi bari bapfuye iki kugira ngo ajye mutera ubufasha bwaje guhagarara Silas aragumya aramwaproaching ati mfite ibibazo twunganirane hari ukuntu umuntu agufasha urumva akavuga ati ngiye kuzajya nkwishyurira inzu kandi biriya bintu bikwiye ku mutima we hari n'igihe aba yigomwe bene wabo my dear uri kumva akagusapotinga warangiza ukabigira akamenyero wenda kuri we ku mushahara we akiha intego yo kuvuga ngo ndagusapotinga cyangwa se ndakwishyurira umwaka wakumva ko buri kabazo kose ugize ugiye kumuhamagara ukakamutura rimwe ukavuga ngo ngewe ngo ndarwaye ngo dore ngo ubu ngubu ngo nagiye ahangaha n'aha iyo uri kumubwira ibyo byose aba yumva ko ari we uri kubibwira
mw'abantu mwe abantu bafashwa abantu mujye mubabarira abantu hari nge ubwo ngubwo ntangiyemo n'ubutumwa hanyuma rero nuko nguko ariko rano reka kare dukome n'ingasi wese nyine turabigarukaho nuko kuntu uwo mu mama yagiye asapotinga Sirasi urumva akamusapotinga byageraho ngaho bigasa nkaho bihagarara wenda Imana yamumutumyeho umwaka umwe agiye n'ahandi muntu agakomeza akensista agakomeza agakenera bwa bushobozi bamuhaga kandi bwahagaze kareka ngwire kino kintu bimaze guhagarara rero amutera mu nzozi reka ngwire iki kintu aramuguti ntago uzagira amahoro reka ngwire kino kintu yaramwandikiye amuguti ntago uzangirana amahoro ndetse gato mbaza nuganire kariza aho hantu hari abantu benshi cyane tujya dukora amakosa nanjye byambayeho hari igihe amarangamutima ku bana menshi ukemerera umuntu ikintu utazashobora urumva ukabona umuntu arababaye ukamubwira ati okay Sirasi n'urugero inzu uyishyura amafaranga angahe nyishyura 50 akakurera akakubwira ngo ngiri muzima iyo nzu nzajya nyikwishyurira sibyo icyo kintu muramaze kuyishyira amatwi ikibazo cyitwa inzu kigize gute kivuyeho naho bayuriza bati nza mfite umuntu wa muntu akishyura amezi abiri akishyura ukwezi kwa gatatu ibibazo yenda rije biza harimo n'igihe n'amarangamutima ukavuga ati uyu muntu ndumva muhazi abantu niba ujya utanga promesse uvuga ati yenda mfite amezi 3 kuko ari ufite ako kanya asigenda gusubiza reka mbaze nkubwire aho yaburetse gatoya nkubwire abantu arye umuntu afatwa n'amarangamutima akemera promesse ikintu atazigira abasha gusohoza okay reka mbaze nkubwire jya wemera ibyo ufite ako kanya turi abana b'abantu wivuga ngo jya wemera ibyo ufite ako kanya turi abana b'abantu uri kumva abantu bakoresheje bakusa abantu turi abana b'abantu ni turi Imana nitivuguruza my dear niba ngewe mbashe kuvuga ngo nzakwishyurira inzu uri kumva bikageraho bigera bikananira mbese wanshimiye nayo mezi 3 oya tuvuga gushimira bibaho ariko uziko imirimo uretse gatumaze mubwire uziko imirimo ya mbere hari umukiro ubaho ku buryo amafaranga yanga ayajugunya gusa oya no nta numwe icyo ndi kuvugira ngo imirimo ya mbere imirimo ya mbere izaba agaciro n'iyanyuma nukuri kuyamamagaye reka nkubwire ikintu cya mbere ugomba kwemera umuntu ajye yemera icyo afite ujye wemera icyo ufite iyo wemereye umuntu ikintu noneho hari n'ikosa ribaho byaba bari mu Rwanda n'abari hanze ukemerera umuntu ikintu wanagenda ntumubwire ko ugiye ntumubwire n'impamvu ugiye oya aho murarengere ndatekereza ko nta muntu ushobora kukwemera ikintu ngurangiza ngo ye kutakubwira impamvu juste nk'ubu nshaka baraharisha for example none se reka tumaze for example urumva uretse mubwire kari kwemera ikintu nkavuga juste nje mfite abantu umwaka wenda nari mfite akazi ubusa nagiye ku muhanda gutegereza ko amafaranga aje ntago uwo muntu arambwiye ko agiye kuyohereza sivyo ngibyo hari abantu reka mbwire ikintu gikomeye ahangaha juste ntago ngiye umuntu naye namusabye juste reka mbwire kino kintu nta nubwo naye namutakiye ni umutima we wari umubwiye ngo agire ute abikora uri no kumusomera oya ntago ndi kumusomera kuko umuntu ni muri ashobora no kujya kuyohereza Imana ikamubwira wiyohereza ashobora no kujya kuyohereza akatora n'ikibazo cya danje n'ikibazo cya danje oya ashobora no kujya kuyohereza bakamwiba telefone ashobora no kujya kuyohereza akanayita ashobora ariko ibisubizo biri buzaho ntiyambwiye ngo muye n'iki kibazo ntiyambwiye ngo bigenze uku ntiyambwiye iki uhasanga yarahuye n'ikibazo runaka kidatuma abona uko yakubwira ati bigenze gutya oya kandi yaramborotse kandi nimero ye nari yise nyishyira ahandi nkasanga iriho aha uretse mbere n'ibindi bintu abantu benshi bagiye bakora urumva bikabuza umugisha bakoreye mbere just before akabona tuvuge n'urugero sabonye umwana nashyizeho karakana bataye umuntu akavuga ati uyu mwana mu gihe njyewe nkiri muzima gutyo nuko kenshi bavuga uyu mwana tuvuge n'urugero akunda ko abana bashaka kujya kwiga uyu mwana nzamwishyurira ishuri hari umuntu wemeye icyo kintu ndikubwira nge kuko nawe na experience muri no minsi nk'ubu hari umwana ejo bundi nagigombye kugira gute kumwishyurira amafaranga y'ishuri kandi ntabwo byari biri mu nshingano zanjye nuko nari mbuze ukuntu mbigenza umuntu yemeye ko azamwishyurira ishuri namukoresheje ikiganiro amwishyura mu wa mbere amwishyura mu wa kabiri none umwana ageze mu wa gatatu yize igihembwe kimwe icya kabiri yanze kumwishyurira icyo kintu nkubwira cyarabaye ntabwo ari ikintu mpimbye naramuhamagaye njyewe uramutse ndi kumubwira ntambwire ndamwandikira ndambwira se bimeze bite ko wa mwana agiye gusubira ku ishuri n'ibyo byose yarasomye ntiyansubije none se hari ikintu ariko ntari gusobanukirwa neza ndashaka mumbwire ibyo Sirasi ukuntu sinumva ukuntu umumama akimara guhagarika ubwo bufasha
Sirasi we niwo wumva hari umuntu wavuze ngo wamuteraga mu ntuza erega mu marimbi wewe uri gutindira ubusa ukuntu gahunda zimeze nibyo twavugaga ngo hari abantu bakwemera nka promesse y'ikintu yego none ariko ntaze kukubwira impamvu atagikoze izo twakwishyira zose twaba turi gukeka rero niho Sirasi nawe yahereye aravuga uti ibi bintu nimba ibi bintu utabikoze gutya ewa ntago byakora nta mahoro uzagira nta mahoro uzagira kandi umuntu niba babyikururiye nase ubwo twabyita kubyikururira nibyo hari abantu nge nshimira hari abantu bamamagaye barambwira ati kandi uwo muntu weretse uriya mudamu igituza urumva ni umushumba buretse gato turamugeraho icyo cy'igituza ndanze mbyivugiraho nta n'ubwo ubizi banza narabikubwiye nabi uretse gatoya ntabwo nanzi ko abwoya nabikubwiye dore ikintu gihari Justin hari ikintu tugomba kwemera hari ababyeyi nemeye yaramamagaye arambwira ngo njyewe Pasi rero nubona nkwandikiye nzakubwira ati mfite amadolari 100 hari abantu ufite ubona twayafashisha ati sawa ati kuko njye YouTube nyikuye muri telefone yanjye ati ko hari igihe binkora ku mutima ugasanga nkoze ibintu nta planinze bikangusha muri manka Pasi yego buretse gato hari umumama kera njyewe ubwo tugiye kera yanyishyuriraga inzu yego wo mu Bwongereza noneho sinzi inkuru nakoze ahita agenda nje kuzakora indi ahita agaruka ariko bene nk'abo n'ubundi ngewe Imana ijya ibatembereza mbavumiye na hano umuntu ushobora kugufasha umva nkubwire Kariza itonde nta muntu utakenera ubufasha ahubwo ngewe umuntu uzamfasha kubera ngo wenda navuze Mutesi neza hazi inkuru ituma nyikora ngo namuvuze nabi akagera n'undi uwo muntu Imana izamundinde ntazanangereho dukeneye abantu badufasha twaba turi kuko aka ni akazi harigere gushiduka ukoze inkuru nawe urumva ugakora inkuru ituma ikugonganisha n'umuntu cyane urumva noneho rero nimba uwo muntu ayibonye se agahita yumva ko ari bwa ahise abona umwanya wo kukuvaho reka mbwire n'abantu wenda badukurikirana ibintu bya YouTube urumva bantu mudukurikirana YouTube nta santima rwose no santima ikintu ubonye hari ku muhanda ari ikintu cyo kuza bakora njye Imana izandinde ariko vuga vuba erega nta biganiro by'amatiku bibaho ni content hari content ukora nyine nese ubone bavuga ngo kwa Sirasi ngo uri umunyamatiku ngo Kariza ngo sinzi icyo ushaka urumva rero ariko nyamaze imbere y'Imana igikorwa wakoreye divine kiranditse ntago wabikoze kubwo kwihimbaza no kubwo kugira gute nta nubwo kuvuga ngo YouTube ngo urumva mwabantu mwe biriya biganiro Justin tugira RPM ihemba ngahe mu Rwanda ku buryo umuntu azavuga ngo wacuruje umuntu ngo muri ubu buryo mu by'ukuri kw'Imana narafataga yanjye sibyo buretse nje nihera inkuru abantu bubu bategereje twere gutinda mu mayira reka tuje kuri part 2 rero part 2 no kuvuga ngo ariko uvuga ko kantu nkasobanuye neza abantu batwemerera ibintu ni byiza ariko jya unyemerera je wemera ikintu uzi kuzashobora cyangwa wemere nimba ari umuntu dushizeho gufasha umwemerero ubifite kuko hari n'abantu rega bavuga uti Pasi buriya bamuhaye kunyishyura ishurara nayo birenganya umuntu wakwemereye ikintu ntakiguhe renganya Satani ni ukwanga oya ndenganyije oya icyambere Kariza nimba unyemereye ikintu kikanga mu mutima wawe mbwira ati rero naho n'ikintu mbeshya oya wikubeshya mbwira ati rero mu bushobozi bwanjye nyine nagize izindi mpamvu erega umuntu ushobora kujya kumufasha ukumva umutima ntubikwemerere cyane urumva ibyo nibibaho nko ugiye kuguha ubunani ashobora kuba ageze ntabwo nzi pani yahuye nayo ariko wasanga ararimo n'akanda hakaza ijwi rikamubwira uti byihorere ati ntibabonye baguteye mu nzozi ibyo wabakoreye uti noneho wazagutera noneho we akurimbura yego ukumva wenda aravuze uti byihorere cyangwa se telefone ikanatakara n'ibiki ariko shaka ukuntu ubwira wa muntu amakuru shaka ukuntu ubwira wa muntu inkuru oya njye nta rubanza mucira nyine niyo mpamvu ntanamuvuga ntago namuvuga nabi reka twikomereza hanga noneho rero ubwo rero ngo Sirasi wa mubyeyi rero tumwigarukireho wampaye bose gato kuri Sirasi tutaracumbika Sirasi we yamuteraga mu buhe buryo Sirasi yazaga mu buryo bw'agapuzi Rese yaramubona gutya asinzira akajya kora gutya ariko Pasi wo twari twicaranye ahanga wose nabikubwiye ntari umumama wo muri Canada wambwiye ngo yongo yamwatse Sisara yamwima wowe yaranabimbwiye yongo aramubwira uturambona
bigeze ninjoro uwo mumama hari hariho kamera muri rumu ye we muteraga ngo mu buryo bw'ipusi imbeba wo muri Canada we oya turavuga wa undi uvuze ngo ntuze ngo Silas yamuteraga mu buryo bw'injangwe ibuka yanjangwe imwe Helena yirukanye ayirukana hehe ayirukana iwe iyo njangwe niyo yabaye intandaro y'ibisazi yabonye injangwe arakubita yakubise arasara injangwe arakubita arirukana arakubise arasara uko injangwe igiye nawe afatiraho iyo njangwe niyo yagiye muri Australia se bazimu bashya buretse banze bumve pasi ndagira ngo ibintu utabigira mani joke nkuko turi guseka mani iki kiganiro wenda cyuzuyemo ibitwenge oya nyine banza wumve njyewe uyu mubyeyi ngo mbwire nyaguhe imbeba yaje rwose umutwara Yongwe fata rakire ngo gutya ngo twatuzwaye ngo ikajye navu Yongwe kandi Yongwe yari yamuhaye promesse aramuguti urayanyimye urambona ngo arangije akubita rakirete ya mbere Yongwe acengera munsi y'igitanda akubita iya kabiri acengera muri garderobe umumama ahirika garderobe atiteye ku bintu byose Yongwe bamukubise rakirete imwe ako Yongwe n'udasa n'imbere umva ahita yuma urumva no umukene bwatangiriye none amaje kuma ngiyo mama yari amamagaye n'amajwi nari inyafite nuko mba ntibuka n'ikiganiro nakiriye ndetse wumve arambwira ngo Justin Yongwe namwishe ubwo na televiziyo nayishe ubuzima bwe bwose nabwishe ntago azongera gutera imbere ukundi naraje mbibwira pasi ntago nyuma yaho ibyakurikiye wabibonye shabi Yongwe uzi ko asigaye yambara ishati sawa rero undi rero nawe Sirasi nibambwira ngo yasimbukira muri Australia nk'akanyawo Jumere yarambwiye uti buriya nagereza zikimufunza cyakoze niba ari ikintu cyambabaje ahubwo uzatunge nukumva indimi Yongwe asigaye avuga kuri TikTok wari wazumva uzi ko Yongwe asigaye Yongwe shobune nahoze ndi kumubona ari kunywa amata Yongwe arababaje pe nyukuri mushaka mureke wamubonye mu nzozi se cyangwa gutya araye namubonye kuri TikTok ajya araza anywa amata ari mu isazi pe nukuri yaguyemo none Yongwe asigaye ameze nk'umuntu warwaye bwaki asigaye yambaye yakubitewe rakirete muri Canada uwo mumama yargize gutya arayimukubita mu bwonko arambwira uti ndamwishe uti n'ibintu utihanagura ubwo ntazanaguhemba utibishye arabimbwira yabimbwiye muri za nkuru zabarusagara gutya nabandi ikintu cyambabaje ni kimwe nta muroza rero nibambwira ngo urumva nibambwira ngo Sirasi yadusanze muri Australia nyaruka nk'akanyawo aho konyo ntago ibyo byantera ikibazo pati tu twagiye pati tu rero turagiye nyine mubwirutse sibwo koko ubwo iyaje bigenda bituti baratse nkubwire we utimerutse kukubona nawe nikagira inkuru numbonane ubwo ahoreka amarenga ko byatuma bombe ubwo wasanga ari kanyawo oya bombe nari giturikije mwari muncuti rwari runcitse ruri rwari runyereye fe wowe uyakubonye ute arambwira uti Pastor Justin wagiye wihangana ibintu byo gusaba imbabazi ukabicika ukuri gusaba imbabazi abazimu ugasaba imbabazi abazimukazi ugasaba imbabazi abo badayimoni kazi n'abadayimoni gabo utugasaba imbabazi iki ndabazi se ni kwa Pastor Claude ko ariho mperuka ni wo byihorere ntega amatwi nkubwire ako Justin nawe wari igihe usaba imbabazi ukakabya kandi ukongera ako kukimuza n'ibintu bya 2025 mukabya uyu ni Justin mushya 2026 uyu ni Justin mushya uyu ni Justin wundi noneho rero arambwira uti rero habayeho umugabo Pastor ntiyego iyo ni inkuru ya nyayo ntabwo ari mbarira yego ni inkuru ya nyayo uwo mugabo aranyaprocinganya ku rukundo utariko yatangiye ansengera uti nari mfite urubazo rw'ideni ruremere uwo mugabo noneho reka nkubwira kandi gashya yakoreye umuntu yamwatse amadolari 100 ngagiye kumusengera arayarya 100 akuraho na telefone tudolari 100 koko noneho banza wumve se ngo arangije bagendanye mu bintu by'urukundo aramuguta ariko se abana mfite nuko ngana nubwo ndi hanze y'igihugu mfite n'ubukene ngo arangije baza kurangira barakundana uyu mumama aza kubona hiyerekwa ritari ryiza wa mugabo n'icyo agambiriye ariko ngo akajya mubeshya utuntu twatona hato inzu yaguye igipangu cyahirimye imodoka bayigonze ibintu nk'ibyo ngibyo umumama arangije ararambirwa uwo muntu ngo afite icyitwa umuzimu ariko ngo afite n'imbumburi
nuko imbumburi ni igiki n'intuzi ni umumbunda. umumbunda se suza umwe batereka ku mbago yego kugira ngo ukoze mu amakara kamamiro yake ukoze mu kamamiro yego ukoze ariko mu kamamiro noneho uyu mugabo ngo aratangira kandi mu mata ariko iyo ndwara yirwaye kuba abantu benshi cyane icyo gituza barakibonye urumva uyu mugabo aratangira ngo yaba aryamye ngo akajya yifotora yikamera ngo yambaye ubusa ngo wambonye se sheri ngewe nzabazanire iyo mikamerere nibi nuko bisigaye bifungira na sha wose urabifite ndabifite nyine nanjye hari ikivideo kimwe mfite cyaturutse mu Bubiligi ndagifite nyine amera gutya icyo kintu sha pasi yakimpaye viyu wansi sha viyu wansi ufata telefone narebyeho nzi ko atari viyu wansi ngo wambonye ngo yego noneho ngo arangije ngo akajya amubwira wambonye uwo mama nyine abona biri kumucumuza abatabazimu none avuga abadayimoni uyu mumama rero arangije afata umwanzuro wo kumuboroka nabo kwa se uyu mugabo ngo ajya mu kintu bita abapfumu pasi nkubwire ngo abafite ibintu by'ibiti amacupa ngo inzoya z'intare ngo amabyi y'intungura ngo nyine ngo abafite ibintu ngo byose arakameraga kamwereka ubutuna bw'imbwa ngo ababuze n'ubutuna bw'imbwa ngo n'ubugari bwo muri Omani umva uzarika ibintu ngo umugabo uba bafite rega ngo ni umupfumu rega ibintu byinshi biremereye noneho ngo arangije ngo akimuboroka ngo ndaramubwira utumva nkubwira ashaka indi nimero uti njyewe uramborokora kandi nutanamborokora ndakwereka ko njyewe ibyo witiranyaga atari byo umumama sibwo aryamye sibwo agiye kubona akabona umugabo ari kugenda hejuru y'inzu ariko pasi urumva icyo kintu kuba uri muri Australia ukabona umuntu arimo agenda hejuru y'inzu bandi ibintu murota hari igihe ibintu urota imana ahubwo abantu mwite ku nzozi zanyu uko ari igihe muba murota ibintu biri kubaho abantu mwite ku nzozi ni ukuri urakoze kuvuga icyo kintu kwita ku nzozi bureka mubwira hari inzozi twita urumva hari inzozi z'umuruho hari inzozi ziba ziturutse kuri satani hari n'inzozi zizanyazo imana iragusanga mu nzozi ikakubwira mayidiya ikakwereka ibiri kuba ukajya ubibona nko kuri none se njye nashaka kugera kuri kino kintu ubwo nawe yatangiye kujya gute amutera mu nzozi kumutera mu nzozi noneho byaje live my friend ngo akajya amubatura akamujyana mu marimbi katika jina akamubatura akamukora ngo yajya kubona ngo akabona kije ku manywa icyo kigabo kimusanze nko mu cyumba atarajya kukivugisha kikakimukoze ngo ku bwonko kikakimukoze ku bwonko ngo ubwo akabataye ubwonko agiye mu marimbi yo muri Australia akabyuka akajyayo akabyuka akagenda mu izina rya Yesu urayivuga gutya live pana ibintu by'inzozi atari inzozi akazi icyo kizimu kikacyo kizimu kije mu mubiri w'uwo nose ko ngo arabo basambanye we niyamusambanyaga we urumva uwo mumama uwo mugabo n'undi yaramwaprocinze ngo amwereke nyine kuri wucenje uwo muntu kuri gahunda aranga neza aravuga ati nzabyibonera Justin ukuvuga ngo uwo mugabo yene yamwerekaga gusa kugira ngo uyu mudamu nawe amuzane aza kumukurura muri wa murongo noneho uyu mama agahita atokesha agakupiki telefone ngo uyu mubyerega ni umunyamasengesho my friend ni umunyamasengesho arasenga noneho arangije uyu mumama biba ngombwa ko ashaka abandi banyamasengesho bamufasha kwirukanira igini kandi irigini rigenda no mu Rwanda icyo nicyo kibazo cyaryo rigenda no ku manywa ryambaye inyama n'amaraso hari umuntu wagiyeyo hari umuntu wagiye ahantu muri ubwo buryo arangije arambwira ati aha hantu ngiye ariko sinzasubirayo urabona wa muntu nyine ufite ikibazo cy'intuza cy'akaguru gutya wagize gutya agakora yego ibintu bya gutya ejo bundi bajyaga bakorana arangiza amubwira ati pasi ibintu mbonye nanze kukumvira none dore nguye mu ntambwe 18 ni ukuri yahise ajya kurara mu mazi namubwiye umuti genda urare mu mazi uyiyuhagire erega ndakubwiye ngo abantu barahumuye ibintu bimeze nabi pasi ibintu birakaza abantu n'ukwiragiza amasengesho yaba ari rozari yaba ari ishapure umva uko ibintu bimeze nabi uwo mumama rero aza gukiranuka n'uwo mugabo muri ubwo buryo
uwo mugabo yatera idagara noneho ntirifate birangiza barangizanyije. ariko uzi ko hari ugize kuroga umuntu dukora bino bintu bimwe arangije ngo araza arabimubwira ngo barandoze baranjwigiriza nimwaza aza ngo yabibwira mugenzi ati burya byagenze gutya twari twashatse kugira ngo ukubireba twagukubitesheje inkuba ntiyagufata ngo arababwiye ngo aramubwira ngo njyewe ngo nashaka ko usara ugatora amashashi ariko Imana iraturinda Imana irinda Abisiraheli yo ihora iri maso nisinzira Imana irinda Abisiraheli abanyarwanda ihora iri maso nisinzira nizemera ibirenge byawe biteguza ikurinda nagihunikira nisinzira izaturinda amajya n'amaza none no mu bihe bidashira babwira abantu barozwe muri uyu mwaka none no mu bihe bidashira abantu barozwe 2025 bazinzwe ngo batabyara bagiye kubyara mu izina rya Yesu abantu barozwe ngo badashaka bagiye gushaka mu izina rya Yesu abantu barozwe ngo badatera imbere business zabo zitatera imbere bagiye gutera imbere mu izina iki kintu mu izina rya Yesu abantu mwari imbohe murabohowe indushyi ziraruhutse mu izina rya Yesu nimwakire umwaka mushya muhire turabakunda cyane tubane mu biganiro byacu bikurikiraho bye Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe.